Mungu n'iki kukumenya? Mungu n'iki kukumenya? Ko ntacyo nakoze kugira ngo ngushimishe, ko naretse byose kugira ngo wishime. Twabanye mu bibi none ibyiza biraje uramunza. Arya ngo sinkiri type yawe, niko ko babivuze ukuri ngo rikiri gusiga uwo gusanga. Naje ngusanga ariko niwe bihaye agaciro. Ese ko nahoze ndi w'agaciro mu maso yawe, wabaye iki koko? Muhungu n'iki kukumenya ko nari uwihariye kuri wowe, none dore mbaye ikinyamakuru. Nari uwahoraga nkusetsa, none urambona iseseme ikazamuka. Wiga koko ngakaryoshye nigahora mwita umukobwa mwiza, ndicaye ngo mfite umukunzi, naho Nyamuhungu nawe aricaye apanga kunyaga. Bagira ngo nari mwiza none nacupiye. Narakana none nakuze, itoto ryari ryose none iminkanyari iranyishe. Wiga koko nawe uhora toshye. Muhungu mwiza, naragusabye ngo ngarukire, inshuti n'abavandimwe bagusaba kungarukira, ariko uranze imbere ibamba. Nta kundi koko nginzira nibwira umugenzi, nabwiye kenshi kukureka nigira ibamba. None uranze ntanye ya masezerano wamubwira. Gusa igendere ndacyagukunda, ngaho igendere, wenda aho ugiye uzabona ugukunda, kundusha uzaguha ibyishimo kundusha, nubwo inimba zishe umutima wanjye. Ariko se Mungu n'iki kukumenya?